Shangazi Sherirugo. hariho igihe umuntu agira amahirwe akagera mu rugo ariko akarujyamo atarateguwe uko bikwiriye, bityo akagerayo bikamucanga bikamuvanga akabivangavanga nawe nk'uko benshi turi kubona babivanga. Abantu rero muri mu ngo muri kubivangavanga namwe mukeneye shangazi. Hari abagore bari kubahuka abagabo nubwo bagenda basanga abagore, ariko bireze cyane ako abagabo bari kugenda bagira inshoreke niko babyita, baharika abagore babo. Uyu munsi bari kubikora mu cyayenge, ariko mwa bagabo namwe abakuru muradukurikira kandi muradukunze. Impanuro zanyu rero turazikeneye, mwebwe ntabwo tuzabahanura nubwo bavuze ngo igi ryahanuye inyoni, oya, ariko ukumva pe ibyo bari kuvuga ntibigushamaje ntibigushishikaje, mbese ukaba babura yaje cyangwa se ukaba uhari udahari. Bakunzi bacu, bakunzi mudukurikiranye, bakunzi mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye, mukomeje kubana na Shangazi Shirirungu Jose, tubanje kubasuhuza. Twari tunakumburanye, muraho neza, murakoma, ni amahoro mwese. Twongere rero kwishimira kubana namwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi, ariko reka tubanze tubatashye, reka tubanze dutashye abantu mukomeje kutwereka ko mudukurikiranye, mudukunze, haba muri komenti, haba ari mu kubipostinga. Abakunzi mukomeje gupostinga ibiganiro bya Shangazi Shirirungu, ndabashimiye. Monique, ndagushimiye cyane aho uri, wumve ko ngushimiye kandi ngusabiye umugisha. Dada Bibiane, ndagushimiye cyane kandi ngusabiye umugisha. Fanny, aho uri, ndagushimiye cyane kandi ngusabiye umugisha. Nawe Mahoro, aho uri aho ngaho rwose mukunzi wanjye, ndagushimiye cyane kandi ngusabiye umugisha. Muri kunkorera ibitangaza, muri kunyereka urukundo rudasanzwe, ndabashimiye rero kandi ni ukuri ndi kumwe namwe ibihe byose. Reka kandi dusuhuze cyane abakunzi bacu mudukurikirana muri mu bihugu byo mu mahanga. Ni ukuri turabakunda cyane, hari abo tubashije kumenya, hari n'abo tutaramenya, ariko turabasuhuje kandi turabakunze. Turagusuhuje Tasiene aho uri mu Butaliyani, turagusuhuje Immaculée aho uri mu Butaliyani, turagusuhuje Soso aho muri Canada, turagusuhuje nawe Jose aho mu Bwongereza, ndetse na Cyprien. Mwese turabasuhuje aho muri aho ngaho mu bihugu byo mu mahanga, aho mukomeje kutubwira yuko mukunze ibiganiro byacu, aho mukomeje kudutera inkunga mu bitekerezo no mu bindi byinshi byiza mukomeje kudufasha. Ntabwo twabibagirwa namwe Pascal, mwese turabasuhuje aho muri, mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugubwa neza aho ngaho, kandi ni ukuri ubutumwa murimo mubukore neza, muhahe munaronke, turabakunda cyane. Kuri uyu munsi rero tugiye kubana namwe. Hari abakunzi bacu bakomeje kwibaza kuri Shangazi bagakwita kandi ngo Shangazi Shirirungu. Kuri uyu munsi rero tugiye kubana mu gusobanukirwa n'impamvu zatumye habaho iryo zina Shangazi Shirirungu, maze tubimenye neza. Mukomeze mudukurikirane rero maze tubane namwe. Bakunzi banjye rero, nk'uko nari maze kubibabwira, tugiye gusobanukirwa na Shangazi Shirirungu. Mu bundi mu busanzwe mu Kinyarwanda tuzi neza yuko Shangazi ni nyirasenge w'umuntu. Shangazi, umwana rero w'iki gihe umubajije ngo nyogosenge ninde, ashobora kukubwira ngo ni mama wa papa ashobora kukubwira ngo ni murumuna wa papa. Abadukurikiranye rero, buriya Shangazi ntabwo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ariko mu Kinyarwanda ni nyirasenge w'umuntu. Nyirasenge w'umuntu rero ni mushiki wa papa wawe. Iyo ufite mushiki wa papa wawe, umukobwa uvindimwe na papa wawe, aba ari nyogosenge. Shangazi rero njya kwumva nkunze izina Shangazi,
Abantu mufite ba nyogosenge mwese ndabasuhuje kandi ni ukuri muraryoshye mumerewe neza. Izina shangazi rero cyangwa se nyogosenge narikunze nkiri muto cyane, ndarikunda cyane ariko bitewe n'impamvu yihe, iyo mpamvu yari ikomeye. Nta masenge nigeze ngira. Nta masenge nigeze ngira, data avukana n'abahungu gusa. Nyogokuru nta mukobwa yari yarabyaye. Nabashije rero kujya numva nzirikana agaciro ka nyirasenge w'umuntu, agaciro ka shangazi, nkumva shangazi ni umuntu ukomeye cyane. Ni ukuvuga ngo nubwo ntawe nigeze ngira ariko kubera ndamenya agaciro ka shangazi, numvise abantu bose batigeze bagira amahirwe yo kugira ba nyirasenge ba shangazi n'ababera shangazi. Ndabashuhuje mwese rero abantu muri mu bwoko bumwe nanjye, mutabashije kugira ba nyogosenge. Ndabashuhuje kandi kuri uyu munsi mwe mufite amahirwe y'uko mufite shangazi Shyirirungu. Ndumva rero nta gahinda. Namwe rero ababashije kugira ba nyogosenge ba shangazi, mwese ndabasuhuje kandi mbifurije kugira ba nyogosenge beza babagira inama, babaganiriza. Ariko rero nubwo hari abo twabashije kutagira ba masenge, ariko Nyagasani yatugiriye ubuntu, twe turi ba nyirasenge b'abantu. Turi ba nyirasenge b'abana b'abasaza bacu. Niyo mpamvu uyu munsi twishimiye yuko turi ba shangazi. Umuntu wese aho uri, ufite abantu ubereye nyirasenge, ufite abantu ubereye shangazi, umva wishimye mu mutima wawe. Umva wishimye mu mutima wawe kandi noneho umenya akamaro ka shangazi. Nyamuneka abantu ubereye shangazi ntibazagira agahinda, ntibazabure impanuro n'inama kandi uhari nka shangazi. Mboneho gusuhuza abisengeniza banjye bose, dore ko Nyagasani yabampaye kubw'amaraso rwose. Ndabashuhuje aho muri hose, abana b'abasaza banjye, ndaza kubabwira ba papa banyu babereke ko shangazi wanyu yabashuhuje. N'abandi rero mwese mwahisemo gukunda shangazi Shyirirungu, bitari ibyo ku mubiri, mbemereye rwose kubabera shangazi, kuko burya ngo isano dufitanye isumbiye amaraso. Kuba dukundana, kuba dufitanye ubumwe ntako bisa. Aho uri hose tekana, gira ibyishimo, gira umunezero, wumve yuko uri kumwe na shangazi Shyirirungu Jose. Bakunzi banjye rero, bakunzi bacu mudukurikiranye, hari umuhanzi uherutse kuririmba ngo abantu bose bafite ubushyuhe, ng'abakecuru bafite ubushyuhe, ng'abasaza bafite ubushyuhe, ng'abana bafite ubushyuhe, ng'abasore bafite ubushyuhe. Uyu munsi rero twebwe ntabwo turavuga ngo abantu bose bafite ubushyuhe, ahubwo uyu munsi turavuga ngo abantu bose bakeneye shangazi. Abantu bose bakeneye shangazi, abana bakeneye ba shangazi kugira ngo babaganirize, bababwire uko bagomba kwitwara mu buzima, uko bagomba kugira ikinyabupfura, uko bagomba kubaha, uko bagomba kwiga neza, uko bagomba kwiga gukora uturimo bakiri batoya, uko bagomba kugaragaza impano zabo bakiri batoya. Ni ukuri abana bacu bakeneye shangazi. Nari nkiri kubivuga rero, buri mubyeyi wese uzi ko abereye abana shangazi nabibe koko. Urubyiruko noneho rero, urubyiruko rw'uyu munsi mwokabyaramwe, aho muri rubyiruko rwiza rwose bajya mbere, namwe mukeneye ba shangazi, mukeneye shangazi kugira ngo abafashe kwitegura muri ubu buzima, abafashe kwitegura kubaka ingo, abafashe guhitamo umuhamagaro, yaba kujya kwiha Imana, yaba kubaka urugo, abibafashe neza mu byinjiremo mwumva mubikunze. Niyo mpamvu uyu munsi shangazi Shyirirungu abahaye rugari, abahaye umwanya kuri chano yanjye kugira ngo muze tuganire. Muri komenti mwandikemo ibibazo mwifuza ko shangazi abasubiza, mwandikemo inama mwifuza ko shangazi abagira, kuko shangazi arahari ku bwanyu urubyiruko, abasore n'inkumi, rwose shangazi ahari ku bwanyu kugira ngo muganire. Uyu munsi ingo z'abashakanye zikeneye shangazi.
hariho igihe umuntu agira amahirwe akagera mu rugo ariko akarujyamo atarateguwe uko bikwiriye, bityo akagerayo bikamucanga, bikamuvanga, akabivangavanga nawe nk'uko benshi turi kubona babivanga. Abantu rero muri mu ngo muri kubivangavanga, namwe mukeneye shangazi. Hari abagore bari kubahuka abagabo, ugasanga umugore ntazi agaciro k'umugabo mu rugo, ugasanga umugore ntazi agaciro ko kuba mu rugo, ugasanga umugore ntazi agaciro ko kwita ku bana, ugasanga hari byinshi, ugasanga umugore ntazi guteka, ugasanga umugore ntazi guhuza gahunda ze n'iz'urugo, ntazi guhuza akazi n'urugo. Ni byinshi cyane rwose twakagombye kuganira nka shangazi. Babyeyi rero, badamu bagenzi banjye muri mu rugo, namwe ni karibu ku rubuga rwacu, ni karibu muduhe komenti ndetse mutwandikire no ku ma WhatsApp. Turashimira cyane abakunzi bacu wenda batandika muri komenti ariko bakaduha ubutumwa bwabo ku ma WhatsApp, bakatubwira ko badukunze, bakatubwira ibyo bifuza ko tuganiraho. Rwose turabashimiye cyane. N'abandi rero nk'uko mubigenda mubibona aho hasi, twabahaye amahirwe yo kubaha nimero zanjye Shangazi Jose akoresha kuri WhatsApp. Rwose nimumugane, nimumuhamagare, nimumwandikire kuri WhatsApp, mumubwire icyo yabafasha kugira ngo koko ingo z'uyu munsi dushobore kuzibamo turi ababyeyi beza kandi basobanutse. Ntago rero ari abamama gusa, n'abagabo namwe mukeneye shangazi, kugira ngo umugabo amenye uruhare mu kubaka urugo rwe, amenye ko agomba gukunda umugore we. Umugore agomba kukubaha, ariko nawe mugabo ugomba gukunda umugore wawe kandi koko ukamukunda utamubangikanyije n'abandi. Uyu munsi bireze cyane mu bagabo, nubwo bagenda basanga abagore, ariko bireze cyane ako abagabo bari kugenda bagira inshoreke, niko babyita, baharika abagore babo. Uyu munsi bari kubikora mu cyayenge, ariko mwa bagabo mwe mumenye yuko birababaza cyane, bitera agahinda kubona umugabo wawe hari uwundi mugore mumusangira, cyangwa se kubona umugabo wawe hari uwundi mukobwa mumusangira, birababaza cyane. Namwe rero bagabo dukunda kandi twubaha cyane, namwe Shangazi yiteguye kubana namwe mu biganiro, mu kugirana inama no kungurana ibitekerezo. Namwe ni karibu ku rubuga rwacu, mutwandikire, muduhe komenti kugira ngo dukomeze tumenye icyo twafashanya muri ubu buzima. Yego, twakomeze kuvuga ingeri zose rero, abana, urubyiruko, abagabo n'abagore. Dushimiye cyane ababyeyi bakuru, ababyeyi basheshe akanguhe mukomeje kudukurikirana. Turabashimiye cyane. Muzehe Musumba rwose aho ngaho uri mu Ruhengeri, ndagushimiye cyane kandi ndagusuhuje, nkubwiye yuko rwose nishimiye kominikasiyo yanjye nawe, aho wambonye ukadukunda, ukagira ishyaka ryo kuduhamagara. Nicyo cyampaye rero icyerekezo n'ubumenyi bw'uko namwe abakuru muradukurikira kandi muradukunze. Impanuro zanyu rero turazikeneye, mwebwe ntabwo tuzabahanura nubwo bavuze ngo igi ryahanuye inyoni, oya Shangazi Jose, ibyo ntabwo mbyemeye. Mwebwe babyeyi basheshe akanguhe, tubashimiye yuko mubanye natwe, tubashimiye ko mudukunze. Ahubwo njyewe niteguye kwakira impanuro zanyu, niteguye kwakira inama zanyu neza. Ndabashimiye. Iyo tubikurikirana, uko tugenda dukurikiranwa, tubona harimo umubare munini w'abakuze mudukurikirana. Niyo mpamvu namwe uyu mwanya tubahaye agaciro, niyo mpamvu uyu mwanya tubashimiye kandi rwose tubahaye karibu kuri uru rubuga rwacu, kugira ngo mukomeze kudufasha, muduha ibyo twaha bagenzi bacu, mutugira inama, muduha ubuhamya bw'ibyatumye namwe mubaho neza, mukaba mubaye mu ngo zanyu, mukaba mugeze mu busaza bwanyu n'ubukecuru mukimeranye neza. Inama zanyu rero turazikeneye kandi turabakunda cyane. Yego, nkomeje rero kugushimira Muzehe Musumba,
kuko waranshimishije cyane. Ngusuhuzanyije rero n'umuryango wawe wose, ngusuhuzanyije n'abavandimwe bose bo mu karere ka Musanze muri diyoseze ya Ruhengeri. Ni ukuri turabakunze kandi turabashimiye. Nk'uko rero nabibabwiye, tumaze gusobanukirwa shangazi, ariko hari akandi kariho kitwa ngo shira irungu. Irungu ni iki rero? Hariho abantu bakomeza kwibaza, se irungu shangazi aje kutumara ni irihe? Habura hariho irungu ry'umubiri, hakabaho n'irungu rya roho. Ukicara ukumva ubuze uwo muganira, ukumva uri ahantu ha wenyine, iryo ni irungu rero ry'umubiri. Irungu rya roho rero ni hahandi ushobora kuba uri no mu bandi, ariko ukumva pe ibyo bari kuvuga ntibigushamaje, ntibigushishikaje, mbese ukaba babura yaje, cyangwa se ukaba uhari udahari. Mu by'ukuri rero irungu ni ikintu kibi cyane, gishobora kukujyana mu bwigunge, gishobora kukujyana mu kwiheba, gishobora kukujyana mu bibazo byinshi, ndetse iyo rikabije cyane hari n'ushobora kugira ibitekerezo byo kwiyahura. Niyo mpamvu rero irungu tugomba kurirwanya uko dushoboye kose, tugafatikanya kugira ngo nukuri dushire irungu. Mu by'ukuri bavandimwe, nubwo turi kuvuga ko irungu ari ikintu gikomeye, ari ikintu kibi, ariko irungu ni na ngombwa mu buzima. Irungu riri ngombwa mu buzima ntabwo ari ukugira ngo wicare nyine ugire irungu ubure muvugana, ubure muganira, ahubwo wenda twaryita nko kwiherera, kuva mu rusaku ukajya ahantu hatuje kugira ngo ugire umwanya wo kwitekerezaho. Cya gihe uri kwitekerezaho ushobora kubyumvamo nk'irungu, ariko umwanya wo kwitekerezaho mu buzima ni ngombwa kugira ngo umuntu abashe gutekereza kuri byinshi, abaze gutekereza ku buzima bwe, ibimufasha, ibimubangamiye, ibimutambamiye, ibimufitiye akamaro ndetse n'ibitamufitiye akamaro. Muri uyu munsi wa none iyi si iri kwirukanka cyane, bigatuma rero ushobora kuba muri byinshi, ukaba muri byinshi, akazi, mu masengesho, mu bundi butumwa butandukanye, ku buryo ushobora kuba muri byinshi birengeje urugero rwawe. Rero umwanya iyo bimaze kuba byinshi, bimaze kwivangavanga, bigusaba umutuzo, bigusaba kwicara ukitekerezaho kugira ngo ubashe kumenya no gukuramo iby'ingenzi. Bityo rero icyo gihe ushobora kubifata nk'irungu, ariko muri uko kwitekerezaho byanga bikunda uvanamo ingamba nzima kandi zifatika zishobora kukufasha kuba muri bikeya, maze ukabinoza neza. Mu by'ukuri rero turabyumva yuko irungu ni ribi, ariko ni na ryiza. Buriya bajya bavuga ngo ikintu cyose burya kigira ingaruka mbi cyangwa se nziza. Mu by'ukuri rero irungu ntirigahore, ariko ntirikanabure, kugira ngo umuntu agire umwanya wo kwitekerezaho. Yego, tuhabaye rero kugira ngo turwanye irungu. Kuko irungu rikabije twabonye ko rishobora kujyana umuntu mu bitekerezo bibi cyangwa se no mu kwiyahura. Duhari rero nka shangazi shira irungu n'abakunzi banjye bose kugira ngo turwanye irungu. Irungu twarirwanya gute rero? Irungu twarirwanya tugerageza gushaka inshuti nziza. Buriya hari inshuti nziza zibaho zikakumara irungu, zikakuganiriza, zikaguhamagara kuri telefone, zikanyaruka zikagusura, zikakwandikira amagambo meza aryoshye. Ni ukuri irungu turirwanye tugerageza gushakisha inshuti nziza. Kandi bakunzi banjye, urukundo ruraryoha, nk'uko twifuza gukundana, nk'uko twifuza kugira gute, tugerageze kugira ngo tubere bagenzi bacu inshuti nziza, kuko burya ni ikintu kimara irungu cyane. Ikindi nk'uko twakomeje kubiganiraho, tugerageze kujya mu bintu bidufasha gutunganya roho zacu. Hari amasengesho. Uyu munsi abantu dufite ubute bwo gusenga. Uyu munsi dufite ubute bwo gufata umwanya kugira ngo tujye gusenga, tujye ahantu abantu basenga. Buriya rero isengesho ni ahantu hashobora kukumara irungu ry'umubiri ndetse n'irya roho. Mu by'ukuri no mu bindi biganiro tuzagenda tugira, hari byinshi byatumara irungu, ariko byiza
byiza. Turasabwa rero koroherezanya, turasabwa gufashanya, tugafashanya buri wese uko ashoboye kugira ngo twivane muri iryo rungu, kugira ngo twivane muri ubwo bwigunge, kandi koko bibe ari ibintu bizakiza roho zacu n'umubiri wacu icyarimwe. Yego, irungu rero tuzarimarwa na byinshi bakunzi banjye hano ku rubuga rwacu kuri Shangazi Shira Irungu. Irungu tuzarimarwa na byinshi, uturirimbo, ibiganiro byiza bijyanye n'igihe turimo. Tuzagerageza rwose kubana namwe, icyo muzadusaba cyose tuzagikora kugira ngo irungu rishire. Bakunzi bacu rero, muri uyu munsi twishimiye kubana namwe, twishimiye rwose kuba turi kumwe, twishimiye kuba mwadukurikiranye, twishimiye kuba mwabanye natwe, twishimiye ko mukomeje kudukunda, twishimiye ko mukomeje kutwereka yuko mwari mudukeneye. Turabashimiye cyane rero, turabashimiye gukomeza kudukurikirana. Ni ukuri abatarakora subscribe ntabwo muri kubibona, harabura nkeya. Iyawe niyo iri kubura, kandaho ntacyo bigutwara uretse megabyte zawe, uretse kuba uri online, nta kindi kintu bigusaba, ubundi ugakanda subscribe. Turagusaba kandi mukunzi wacu kujya ureba ibiganiro byacu ukabisoza ukabirangiza. Imyanya ni mikeya pe, imyanya ni mikeya, abantu turi muri byinshi, ariko igihe mubonye akanya mufungure ibiganiro byacu mubirangize kugira ngo dukomeze kubana namwe twishimye, kandi tubona yuko ibiganiro byacu biri kugira agaciro muri rusange. Ngaho rero mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugira akazi keza, muhahe muronke, mugire ibyishimo, mushire irungu, kandi imiryango yanyu ihirwe. Murakoze, turabakunda cyane.